Reka mbasuze kandi bifurize kugira ibihe byiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ibice by'isi murimo bigiye bitandukanye. Ndagira ngo tugarutse ku makuru akomeje kugenda atangazwa mu gihugu cy'u Rwanda nkuko byakomeje kugira bigaragazwa. Amakuru ni menshi yakomeje kugenda atangazwa akomeza kugenda yibanda ku mibereho myiza y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda ndetse nibikomeza kugenda bigaragazwa byose byakomeje kugenda bivugwa muri uyu mwaka. Hakomeje kugenda havugwamo amakuru agiye atandukanye, gusa mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2026 byabaye urundi kuko harakomeza kugenda hagaragazwamo ibibazo bigiye bitandukanye, kuba amafaranga ya mituweli akomeje kugenda azamuka, ibiciro ku isoko ry'umurimo birazamuka ndetse n'intambara zo muri Iran bikaba byumvikana ko zakomeje kugenda zituma bimwe mu bituruka kuri petrol byakomeje kugenda bihenda mu gihugu cy'u Rwanda. Turi mu nama y'abaminisitiri yatangiye ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 2026. Urabona ko hakomeza kugenda hagaragazwa mu by'ukuri ibyakomeje kugira bitangazwa byinshi byose. Njye mu by'ukuri tubirera hamwe ko bikomeza kugenda bivugwa kugeza kuri aka kanya. Mbere na mbere y'ibindi byose ngiye kuba nababwira, ngiye kubasha kuba nabagezaho bimwe mu byakomeje kugenda bitangazwa mu gihugu cy'u Rwanda. Hakomeje kugenda hagaragazwa ko hagiye kuba hagaragara itangazo rigiye kuba ryatanga konji, ariko kandi iyi konji ikaba igenewe abantu bose bakora muri leta nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Ndi kumwe na mugenzi wanjye araza ko mu by'ukuri adufasha kugira ngo atugezeho uko ibintu byakomeje kugenda bitangazwa byose tubashe kuba twabira bimwe kubikomeza kugenda bivugwa. Tuba tugamije kuba twabagezaho amakuru yo kumenyesha imibereho myiza y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda byose, kandi tuba tugira ngo tukomeze kugenda tubagezaho amakuru gatanu kandi top on 5 kugira ngo mu by'ukuri ujye ugezwaho byiza byose bikomeza kugenda bitangazwa mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko byakomeje kugenda bitangazwa na Minisiteri y'Abakozi mu gihugu cy'u Rwanda, yakomeje kugenda igaragariza bamwe mu bakorera ibigo bikorera ndetse n'abakorera leta ko hahera ku itariki 3 z'ukwezi kwa 4 2026 hagaragara konji, cyangwa se mu by'ukuri hakaba haboneka ikizwi nko kuba haruhuka cyangwa se ikiruhuko gito kigiye kuba cyahabwa abakozi bikorera ku giti cyabo ndetse n'abakorera leta muri rusange. Nkuko bikomeza kugenda byumvikana, haragaragazwa ko inama ya minisitiri yakomeje kugenda iterana igamije kuba yashaka ibyemezo biranje bigomba kuba byahabwa abaturarwanda mu gihugu cy'u Rwanda. Hakomeje kugenda hagaragazwa amakuru atari meza atigeze ashimisha abanyarwanda, nkuko kandi nkomeza kugenda bikoresha uti amakuru atari meza n'amakuru akomeza kugenda agaragaza ko bamwe mu banyarwanda barakomeza kugenda bagaragaza ko byanga byakunda ibikomeza kugenda bigaragazwa na guverinoma yabo mu by'ukuri uza kuba wasanga ko birimo kuba byababangamira, ndetse ibyakomeje kugenda bivugwa byo ni byinshi ngira ngo tubashe kuba twarebera hamwe. Reka ngwereze ikazi. Nibyo koko ubuzima bwawe bwamaze kujya mu kangaratete bitewe nuko warozwe indwara z'amarozi zidakira, ugerageza kwivuza biranga burundu, nta muganga n'umwe utigeze ushakiraho umuti ushaka gukira izi ndwara z'ibirozi warozwe bidakira, ariko byaranze burundu. Ngiye kukurangira umuganga umwe usigaye ku isi wizewe uvura izi ndwara z'amarozi akazitsemba burundu ku buzima bwawe. Uyu muganga avura indwara zananiranye ku marozi zidakira, bamwita Dr Pembe, akorera ku ijwi muri Kongo. Aho waba uri hose nkwibutsa ko umuti yawukugezaho. Ushaka gukira izi ndwara z'amarozi warozwe ariko zikaba zaranze gukira, tugane kuri +24 388983 Dr Pembe, umwami w'abaganga. Ndagira ngo ibyakomeje kugira bitangazwa mu gihugu cy'u Rwanda bigamije kuba byashaka imibereho myiza y'abaturarwanda byose byakomeje kugenda bitangazwa n'abaminisitiri bagamije kuba bahumuriza abanyarwanda bakomeza kugenda bagaragaza ko hari ibiciro byakomeje kugenda bizamuka ku isoko ry'umurimo, ndetse kandi bamwe bakomeje kugenda bakomoza ku kizwi nka mituweli bitewe no kubera komeza kugenda byumvikana ko mu gihugu cy'u Rwanda hakomeza kugenda hagaragara izamuka rivuduka cyane ku biciro bya mituweli, kandi abanyarwanda benshi bakaba bakomeje kugenda bagaragaza uti kubera iki mituweli yaje kuba yazamuka cyane, ariko kandi ukaza kuba wasanga byanga byakunda abanyarwanda bamwe na bamwe bafite ishingiro, kuko bamwe baragaragaza uti niba mituweli yarazamutse ku kigero kingana gutya, mu by'ukuri twari dusanzwe tumenyereye ko tuzajya twishyura agera ku 3,000, ariko kandi mu by'ukuri amafaranga akaba yazamuka kajya ku muvuduko ngana gutya, biraza kuba byagaragaza ko ari ikimenyetso cyuko ubukungu yego bwarazamutse, ariko nubwo ubukungu bwazamutse kuri mituweli uraza kuba wasanga hari abaturage bagifite mu by'ukuri amikoro atari manini cyangwa se atari magari, bwo ndavuga babandi bafite amikoro mato cyane, ukaza kuba wasanga bo baracyafite cya kibazo cyo kuba hari amafaranga batazabona. Mu by'ukuri leta y'u Rwanda yashyize ivuga uti umunyarwanda kugira ngo avurwe neza cyangwa se ahabwe serivisi z'ubuvuzi neza araza kuba yishyuye aya mafaranga angana gutya.
ikibazo nkomeza kugenda mbaza ese nta kuntu mu by'ukuri bamwe mu Rwanda nk'uko bakomeza kugenda bigaragaza buri ko bwije nuko buke hakaba harebwa by'umwihariko bamwe muri ministeri zigiye zitandukanye nko muri minide ndetse no muri RSSB hakaba harebwa ese nta kuntu hakongera hakakorwa inama nkomite yakongera kuba yabumbirwa hamwe ikareba ese abaturage nk'uko bakomeza kugenda bagaragaza ko amafaranga yego yarazamutse kandi koko ni ngombwa nk'uko bakomeza kujya bigaragaza uti hari indwara zigiye kujya zivurwa kuri mituweli zitari zisanzwe zivurirwa kuri mituweli zigiye kujya zizadingwa cyangwa se zishyirwa kuri mituweli ugasanga biraza kuba byaba inyungu ku banyarwanda ariko kandi nubwo ari inyungu ku banyarwanda ntabwo mu by'ukuri bamwe barabyumva gatanu ku kandi ariko hagomba kuba kongera kicarwa neza kuko nuza kuba wareba amafaranga ni menshi cyane nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa n'abaturarwanda cyangwa se abaturage muri rusange bo barakomeza kugenda batanga point zigaragaza ko amafaranga yarazamutse cyane ibi bya mituweli byo mu by'ukuri byarananiranye cyangwa se ntabwo biri gukemuka cyane urebye abaturage ntabwo barabyumvishwa cyangwa se babyumve neza reka nzakore ikiganiro ndetse kandi nanasaba RSSB mu by'ukuri mbagenera ubutumwa mu by'ukuri muze kuba mwaduhereza umwanzuro wa nyuma kuko uraza kuba wasanga mu itangazamakuru muri miniterande yagiye yatandukanye uraza kuba wasanga hari abanyarwanda bakomeza kugenda bagaragaza uti amafaranga kuki ntacyo mubasha kuba mwavugaho ndetse kandi nakomeje kugenda mbona aba ministeri cyangwa se ministeri zigiye zitandukanye zarakomeje kugenda zibikomozaho ariko kugeza kuri aka kanya urabona ko abaturarwanda batarabyumva neza nsaba RSSB iki kibazo mu kigo nyuma y'iminsi mike cyane muze kuba mwaduhereza feedback cyangwa se igisubizo cya nyuma tuze kuba twabitangariza abanyarwanda baba badukurikiye bari benshi kubera ko barakomeza kugenda batubaza ese mwatubarije mituweli bigeze bimeze gute ugasanga ni kibazo gikomeye cyane kugeza kuri aka kanya ariko kandi si ni kibazo gikomeye cyane ku ruhande abaturage ni ikibazo gikomeye cyane ariko kuri leta ho ni ikibazo cyoroshye cyangwa se kiri isi kuko uraza kuba wareba leta iragaragaza uti ko amafaranga arazamutse ni inyungu ku muturarwanda wese mu by'ukuri uzishyura aya mafaranga nk'ubwisungane mu kwivuza ugasanga uyu musanzu wa mituweli urakomeza kugenda ugaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye ariko kandi nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa n'abaturage benshi bo baravuga uti amafaranga yabaye umurengera niko benshi babigaragaza ariko ubwo nyine minide ndetse na RSSB iraza kuba dusobanurira ndetse kandi dusobanurire abaturarwanda uko byifashe kugeza kuri aka namwe abanyarwanda ibibazo mufite mujye mubyandika hasi muri comment kugira ngo tujye tubabariza tugereyo aho mutabasha kuba mwakigirira kubikomeza kugenda bigaragazwa ntabwo ari mituweli nje kuba nakibandaho cyane nuko nakomeje kugenda mbona ni ikibazo cyakomeje kugenda kinanirana cyane cyangwa se ni ikibazo cyananiye itangazamakuru ndetse n'ubuyobozi uje kuba wareba kuri point zigiye zitandukanye urasanga abaturage ndetse n'abayobozi rwabuze gica mbega mu magambo make ariko kandi twihuse cyane kugira ngo tubashe kwa twatekinga igihe neza cyangwa se dufate igihe neza mu gihe kandi u Rwanda rugeze mu bihe byiza ni bihe navuga ko ari byo kuba bakunamira cyangwa se bakibuka abacu bajize jenoside mu mwaka w'1994 hakomeje kugenda hagaragazwa itsemba ariko kandi mu by'ukuri byumvikana ko kugira ngo abaturarwanda batazibagirwa amateka yaranze u Rwanda tugomba kuba twakwifatanya n'abaturage muri rusange cyangwa se n'ubuyobozi tukaba twakwibuka bamwe mu baturarwanda bakomeje kugenda bicwa bazira ubwoko bw'uko bavutse byose kandi byakomeje kugenda bigaragazwa ko igihugu cy'u Rwanda iyo kigeze muri bihe mu by'ukuri navuga ko u Rwanda rwubaha kubera ko abanyarwanda mugomba kuba mwakifatanya n'abayobozi ndetse n'igihugu cyanyu mukaba mwakunamira bamubishwe mu by'ukuri bazira ubwoko bw'uko bavutse byose kandi n'amateka u Rwanda rukomeza kugenda ruganiriza bamwe mu rubyiruko cyangwa se abajenisi kugira ngo nanone batazibagirwa amwe mu mateka yaranze igihugu cy'u Rwanda ku byakomeje kugera bitangazwa ibiciro ku isoko ry'umurimo birakomeza kugera bizamuka ariko kandi ukabona ko izamuka riri guterwa no kuba intambara zikomeza kugenda zigaragazwa muri Iran bikomoka kuri petrol byakomeje kugenda bihenda cyane bitewe nuko harakomeza kugenda hagaragara intambara ikomeza kugenda isubira rudubi muri Iran ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika ni ikibazo gikomeye cyane kigomba kuba cyakongera kikicarwa kikaba cyarebwa byose kandi byakomeje kugenda bitangazwa by the way mbagarutse kugira ngo turebe kubikomeza kugenda bisibirikira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ndetse nibikomeza kugenda bitangazwa mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi tuba tugamije kugira ngo tubagezeho amakuru reka mbashe kuba by'ukuri nafata umwanya muto cyane nze kuba nabagezaho amakuru arambuye.